The Zoom TV 24. Okay, nana ukugaragara mu gihagararo cyawe kumeze hose biragaragara ko umukobwa mwiza ese nk'abantu nyine nk'abahungu nyine baza kubwira ko bagukunda bameze gute ukurikije kugutereta muri make baba bameze gute bari muri karita barebye ntago navuga ngo baba muri kategori imwe kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kukubwira ko gukunda kandi ntacyo wamutwara nta tegeko ribihana hari ababa bari muri class yo hejuru hari abakene hari n'ababa b'abaturage cyane bose njya mbabona babimwe nabo hasi bose okay nk'umuntu wigeze kugutereta akagutungura nawe nyine ukabitekerezaho no bifatishe ni umuntu wari umeze gute mora nungurwa ko mbona abantu batangaje benshi hari ababara abaturage akaba ari umuturage n'ifoto yifotoye ukabona ntigaragara ariko iyo abikubwiye nyine urabyakira none se nk'abo baturage muhurira kuri social media sinjya amenya ngo yikuye he nka nimero ukabona arakwandikiye akakoreza amafoto ye ati ndagukunda uvuze ute byakira gute sha nta kuntu byakira nyine urabyakira gutyo nta kundi wabigenza none se nta n'umuntu wenda w'umusore uri muri high class wari waza guteta ukumva uratunguwe kuba ari we wajeho ukumva uratunguwe kuba ari we wahise mu bantu bose akabaje kuri nani barahari yego hari n'ijoro byibura wari warara udasinziriye kubera ibitekerezo byinshi ngewe nkunda gusinzira cyane iyo ngeze ku buriri ntabwo nshobora kwibuka ibindi bintu nyuma y'iminota 5 mba nsinziriye nkongera kubyibuka mu gitondo ari saa sita na nijoro ni rya rusonza cyane saa sita kubera iki simbizi bivuze ngo utariye saa sita ushobora no kwikubita hasi oya ntabwo nakwikubita hasi kandi amaze umunsi umwe ntabwo umuntu yakwikubita hasi ariko saa 5 saa 6 saa 7 gutyo nibwo bitanu nsonze tugenda wenda tugana ku musozo hari nk'utubazo tw'amatsiko abantu baba bibaza ku muntu na ku mubiri we niki akunda nikiye gice ukunda ku mubiri wawe ku mubiri wanjye nkunda ibice byinshi cyane ikigushimisha cyane nkunda intoki zanjye kubera iki ndazikunda mbona ari nziza ese kubera iki abakobwa benshi usanga bakunda intoki zabo buriya babona ari nziza nyine nicyo wenda nk'abantu bajya bahuriraho wenda nk'abantu babasha kukubona bakubwira ati ufite iki cyiza amaso nawe iyo uyarebye ubona ari meza ngewe ibintu byinshi ku mubiri wanjye mbona ari byiza wari wahura byibura n'umukobwa ukavuga ati uyu mukobwa ni mwiza nanjye ndabyemeye benshi wenda nk'utajya kuva mu mutwe mwahuriye heye yarameze ati bamva mu mutwe ntabwo bikomeza kungumamo ariko ndamubona nka gutya aciyeho nkavuga uriya mukobwa ni mwiza ariko ntabwo nta n'umwe urankomeza kunguma mu mutwe ngo numve ntabwo mwibagirwa mwese ni nk'iki nko tubetirwe tugeze ku musozo ni nk'iki babwira abakunzi bawe abagukunda bagutegereje n'ubu bafite amatsiko yo kuzumva no kuzareba ibyo twaganiriye n'icyo bababwira abakunzi banjye ndabakunda cyane ndabasabira umugisha ku Mana baramfasha mu buryo buhagije baranyandikira barankomeza ndabasaba gukomeza kubushyigikira kumva hafi gukunda ibihangano byanjye no kuza kuri shop yanjye ni iki wenda nko ku mubiri wawe udakunda ikintu nakunda sinkunda amaribori kandi urayafite yego nizere ko ubwo kameramani yabonye niba yabonye simbizi ariko rero wenda tugana ku musozo ushobora kubazana ikibazo cyane hari akandi kantu nibutse ndashaka kubaza se nana haramutse haje umuntu w'umusaza kugutereta umusaza wabyitwaramo gute umusaza bangana gute
umusaza okay nk'umusaza ufite hejuru ya 45. wenda nk'umusaza 70 oya 65 tugabanye oya uwo nguwo aba ari akuze aba barakuze cyane nta kindi warebera watuvuga ati oya oya abashaje ubuse twabana gute kuko hari abantu benshi bavuga ngo urukundo ntirukibaho, hari n'abavuga ngo urukundo ruracyariho. Wowe uri ku ruhe ruhande? urukundo ruracyariho. Ushingira kuki? Nuko mbona nubwo isi yahindutse mu bintu by'urukundo ngiye ko mbibona, ariko ntabwo byaheze. Hari abo ubona bagenda bagikundana, ariko kubera wenda abababazanya cyane akavuga ati nta bikibaho, ngiye mbona bikiriho. Noneho akenshi dukunda kugereranya urukundo n'ibintu. Kuri Nana ari urukundo n'ibintu, niki gifite agaciro? Ni urukundo, kuko urukundo ruzana ibintu, ariko nanone urukundo rukunda ibintu. Baguteretse imbere abasore babiri bose bateye nk'uko ubyifuza, umwe arishoboye undi ntiyishoboye, ni wa muntu utishoboye, amahitamo yawe yajya kuwishoboye. Kubera iki? Kubera yuko ngewe uwo nakunze ari uwishoboye nafata uwishoboye, kuko twese dukunda ibintu, kandi n'impamvu twicaye hano turi gushaka ibintu. Urumva rero ubonye n'undi ufite ibintu byaba ari byiza kurusha wa wundi udafite ibintu, kuko bashobora no kuba bafite imitima imwe. Wa wundi udafite ibintu ashobora no kugira umutima mubi kurusha uwo ufite ibintu. Rero wafata ufite ibintu. None se Nana, reka wenda mubaze, ukunda umuhungu wawe cyane? Cyane. Ni nk'iki baguha bakakubwira ngo umuhungu wawe tumujyanye kuba muri Amerika, ntabwo tuzi igihe uzajya umubonera, ariko turagusigira, turaguha amafaranga angana utya cyangwa turaguha ibintu bingana utya, uduhe umuhungu wawe tumujyane? Wenda babikubwiye ejo. Byaterwa n'icyo agiye gukora. Oya, bagiye nyine kumurera, ni nko kumwadoputinga nyine. Oya, ntabwo nagurisha umwana wanjye kuba mwadopte, gusa agiye nko kwiga nabyumva, ariko kuvuga ngo bagiye kunderera oya. Numva ndashoboye, numva nshoboye kumurera, so numva rero ntashobora gutanga umwana wanjye ngo abandi bagiye kumunderera. Byibura nka Nana mu myaka 5 iri imbere, ni umuntu uzaba umeze ute, uzaba ari he? My God. Biratangaje ko nanjye mbitekereje, ntabwo biba byinshi. Icyo nzi cyo ufite ibyiringiro ko ubuzima buzaba ari bwiza kurusha aha. Nzaba ndi mu Rwanda, nzaba nkorera mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko nzaba ntuye mu Rwanda. Nzaba muri Amerika, nzaba muri Canada, nzakorera muri West Africa. Ntabwo ni ibintu binini cyane, mfite amatsiko nanjye yo kuzabibona. Ese Nana, abakobwa hano benshi bo mu Rwanda benshi bakunda Meddy The Ben. Muri abo babiri wowe wumva ninde wumva ukunze muri bo? Nkunda Meddy. Ukunda Meddy kubera iki? Bose barabizi kuririmba, ariko burya hari umuntu amarangamutima yawe akunda, tukumva uramukunze nta mpamvu. Ni umuhanga, ariko na The Ben ni umuhanga, ariko mu gukunda ngewe umutima wanjye watoyemo Meddy. Ni iyihe ndirimbo ya Meddy kuri wowe ufata nk'ibihe byose? Ntabwo nkunda kuvuga indirimbo amazina yazo, ariko nkunda Slowly. Nana, wigeze uba mu rukundo igihe gitoya? Ni nk'iki wahuye nacyo mo udashobora kwibagirwa, cyagushimishije nyine wavuze ati ku buryo nabaye mu rukundo udashobora kwibagirwa ibyo wahuye nabyo? Nta kintu cyashimishije birenze kugeza ubu ngubu numva nibuka buri munsi. Ntacyo. Nta na kimwe? Nta na kimwe. Reka wenda turebe, iyo hari akabazo nshaka kukubaza. Iyo nk'umuntu agiye nko muri dushe koga, buri wese aba afite ikintu abanza gukora akigera muri dushe. Wowe ubanza gukora iki? Banza gukura beswimye. Simvuga ibyo, ni ibintu biri rusange. Hari nk'umuntu
ugera wenda nko muri dushe akabanza kugira ubwoba bw'amazi akamara nk'iminota 5 ari kwibaza uburyo agiye koga, arugeramo agatangira kuririmba, arugeramo agatangira kwiganiriza. We ni yihe movement yawe uba ufite muri dushe? Jye rero kubera ko nkunda kujya koga ntakererewe mpita noga vuba vuba. ese nana ukunda kunywa iki, ukunda kurya iki? Nkunda kunywa jus zose ziri fresh. Nkunda kurya salade n'inyama. Salade n'inyama. Iyo utekereje akazi kawe ko gukina sinema cyane cyane nk'igihe uri kuri set muri gufata amashusho, ni uruhe rwibutso ugira? Mbitekereje ntariyo nshobora nko gutekereza nk'iyo ndi mu kazi kanjye k'itangazamakuru bavuga ati urwibutso ngira wenda nuko iyo ngeze kuri set ikintu cya mbere kibanza kunkoroga wenda no gusetinga. Wowe nawe ufite nk'ikintu iyo ugeze kuri set nyine uhora uzirikana byanze bikunze utekereje ko ufite set nk'ejo? Iyo ntekereje ko mfite set nk'ejo ikintu kinkoroga ni script, kuko hari igihe uba ufite nk'impapuro nk'icumi kandi byose ugomba kubifata mu mutwe. Urumva rero nicyo kintu cyonyine kimbangamira, ariko si cyane nabwo kuko maze kubimenyera. Uri umukinnyi mwiza, ukina neza n'abantu barabigukundira, ariko nawe hari nk'akantu utekereza nko mu kazi kawe ko gukina filime ukavuga ati cyakora aha hantu ntago ndi mwiza cyane, wenda ukavuga ati mu gufata mu mutwe cyangwa se nyine ikintu ukora kikugoye kuri set ni igiki? Ikintu nkora kingoye rimwe na rimwe ni ukurira, kubera yuko hari igihe utari muri mood. Burya gukina ni ukwigana ubuzima bw'undi muntu, ariko nka gutya kuhita bakubwatirira hari igihe bikugora, hari igihe bingora njyewe. The Zoom TV 24 ni Bazubagira Mutesi Joan, nkwibutsa ko ino ari The Zoom TV 24, wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu. noneho ni uburyohe kuri The Zoom TV 24. Aba murafatanya mu biganiro biryoshye mu mashusho akeye, ibiganiro nka Zoom Star, turasura abastari batandukanye tuganire nabo ushira amatsiko kubyo wibazaga kuri bo. Nana wenda nko mu buto bwawe hari nk'akantu nakwita nk'agakoryo waba warakoze wibuka n'uyu munsi ukiseka? Ikintu nibuka nkiri muto nuko nakundaga kunywa glycerine, numva biryoshye cyane. Bagira imisukari nayibonaga narayibaga. Abakunda kwihera ijisho abakobwa beza, namwe mukizwi igorora. Nimucikwe n'ikiganiro Zoom Queen kibanda ku bakobwa beza gusa, aho bari hose turabagiraho tuganire nabo. Uri umukobwa mwiza turakugeraho. Reka da si ibyo gusa, kuko iyi kipe irimo abasore n'abakobwa turabasanga hiwanyu mu migi no mu byaro mu kiganiro mbwiza ukuri. Imana yita kugira umukobwa yenda kakugira nk'umuhungu cyangwa yita kugira umukobwa gutyo ikagwa amahitamo yo kuba igitsina ushaka, umva ari guhitamo kubitsa utabeshye Umuhungu. Turi umuryango mugari, turanafatanya mu kiganiro Talk to Zoom, aho tugira inama batwandikiye. Nawe twandikire kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp tukugira inama. Nukuri ibi byose ntukwiye kubicikwa, twe turahari, turi kumwe se. Kananditse subscribe utazacikwa n'ikiganiro na kimwe. Niwibagirwe gukanda n'inzogera ihitiza kugira ngo video zijye zihita zikugeraho mu buryo bwa notification. Twishimira kubana namwe. The Zoom TV 24. The Zoom TV 24.